Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye. Nizere ko meze neza mwebwe n'imiryango yanyu. Twebwe iwacu turaho turashima Imana nk'uko bisanzwe. Ni Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana iturindiye njyewe n'umuryango wanjye. Hanyuma rero nagiraga ngo nze mbaganirize ku cyumweru ku itariki 10 ni umunsi mukuru w'abamama. Ni umunsi mukuru w'abamama, narinje ngo mbibutse mwebwe mugifite mama. Ni umunsi mukuru w'abamama wo gushimisha mama, kumuba iruhande, kumuganiriza, kumusohokana, ni umunsi wabo. Ni umunsi wabo kubera ko abamama banyura muri byinshi. Nanjye nabaye mama, ndabizi uko bimeze. Rero umumama arishima iyo hagize ikintu mukorera kuri uriya munsi mukuru, nubwo kaba gatoya. Ushobora kumbwira ati nta mafaranga mfite Chantal, ibyo ngibyo ni iby'abantu b'abakire. No, ntabwo ari ibintu by'abantu b'abakire. Ni umuntu uwo wese ushobora kuba yabiserebura mu gihe wumva yuko wabishobora, nta kibazo rwose wabisereburatinga. So ni umunsi mukuru w'abamama, ndabingingira yuko mugomba kugira gute kwitaho bamama banyu, kubasohokana nk'uko nabivuze, gufata akanya ukaganira nawe, gufata akanya ukababwira uburyo ari mama mwiza, ibyo yagukoreye n'ibiki byose. So nubwo wamuhereza akantu gatoya cyane, mama yakwishima. Ejo bundi njyewe ndi umwarimu. Ubwo rero ejo bundi byabaye ngombwa yuko ngomba gufata ibintu bitandukanye, ibyo umuntu ushobora kuba yagira yafabrika. Nkaba mfite impapuro, nkaba mfite amasaro, memke utuntu tugiye dutandukanye dushobora kuba wakoramo akantu ushobora kuba wahereza mama. Ariko byambereye intambara ikomeye cyane. Abana b'abahungu barambwiraga ati ntabwo biri ngombwa, abamama b'Abanyafurika ntabwo baba babikeneye, kubera ko abo nigisha n'ababa baragize gute, n'ababa baravuye mu bihugu by'iwacu hatandukanye. So ntabwo ari Abanyamerika pire. Ubwo rero narakuvuga ati no, mama ntabwo yabikunda, ubu si ibingibi ndabikora gute? Ese niki byose? Ndababwira ati reka nkubwire ikintu basi, ikino kintu ugikore kugira ngo ushimishe Miss Marie Chantal. Nushimisha Miss Marie Chantal, na mama nawe azishima. Nimbona akantu wakoze kakaba kasa neza, Miss Marie Chantal akagakunda, na mama nawe azagakunda. So ku buryo mbahereza imbaraga. Finally ngiye kubona barabyemeye, barabikoze kandi babikoze neza. Babakoreye amasaro, ababyeyi babo bandika mu izina, yandika umwana w'umuhungu, yandika mu izina rya mama we, araryandika. Arangije ku ruhande ngiye kubona noneho bakora kandi kantu, ngiye kubona bashyizeho udusaro ku ruhande tw'umutima. Ndavuga ati ntimubona se ko mubizi? Ngiye kubona bari gufata utuntuzenye udusaro, harimo twiroza, harimo dutandukanye, tubona ari twiza cyane. Vraiment arangije gukora isaro, mbona na amasaro meza cyane. Niho nababwiraga ati rero kora na envelope uyikore muri ntuze mu rupapuro rwa pink. Mwakabyara barabikoze. I'm very very sure yuko ababyeyi babo bazabimbwira yuko bishimye kubwo impano abahungu babo babahaye. Ariko bo bumvaga yuko bitari ngombwa rwose, ntacyo bagomba gukorera abamama. Abakobwa bo ni abantu biba byoroshye. Abakobwa ni automatique, ababyumva yuko kubera ko azi uburyo akunda ikintu, azi yuko na mama nawe ashobora kuba yagikunda. Bo byaranyoheye cyane kugira ngo ngire gute kuba nababwira ngo mukorere ikintu mama. Rero hanyuma umuti wa mbere ni uyu nguyu, sinzi niba mubona neza. Ni uyu nguyu, ni pink. So bawita vagina probiotic, niko bawita uyu nguyu. Ubwo tugiye mfata ibinini 2 gusa byonyine. Naba bandi mwamaze kugura muba muri kumbaza ufata gute, reka tuwufatane. Urashobora kuwufata mu gitondo, urashobora kuwufata hagati mu munsi, urashobora kuwufata ninjoro, nta kibazo. Hanyuma rero tugiye gufata uwundi wa kabiri, ariwo bita vagina moisturizing and mood. Bisobanura yuko utanga ubushake mu mibonano mpuzabitsina. Uriya wa mbere ntabwo nabasobanura, ariko ndabasobanura byose. Ubwo ngubwo naho ngomba gufata ibinini 2 byose ubifatira rimwe.
iyo aje amacupa aza ari kumwe ari abiri. Imiti ni ibiri, hari uyu nguyu wa pinki nabonye, hakaba n'uyu nguyu wa red. Ni ukuvuga ko imiti iratandukanye. Uyu nguyu wa pinki utuma igitsina gihora gifite ubuzima bwiza, kigatuma igitsina cyawe gihora gihumura neza, igitsina cyawe gihora gifite ubuzima bwiza, kandi kikakirinda kurwara ama-infection. Ama-infection murayazi y'abagore aba yabarembeje, ikurinda kugira gute kurwara ama-infection, ziriya bacteria zinjira z'umwanda. Mu gihe wafashe uyu muti ntago iriya myanda iyije ihita isohoka rwose, ntihongere kurwara ama-infection. Kandi noneho n'aba bandi bafite ibibazo byo kujya mu mihango bigenda bihindagurika, babandi bafite ibibazo byo gutwara inda, babandi bafite ibibazo byo kuribwa mu nda mu gihe bagiye mu mihango, uyu nguyu uyu muti mu gihe uwufata ntabwo ibyo bibazo wongera kubigira habe na gatoya. Hanyuma uyu wundi nawo ni umuti ugufasha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yawe ihore igenda neza ku mugore. Murabizi ko abagore bakunda kubagora cyane. Hanyuma rero uyu muti utuma ugira ububobere mu gitsina cyawe, ugatuma ugira amavangingo, hanyuma ugatuma kandi ugira ubushake. Kuri babandi bafite ibibazo by'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, uyu muti ni uwanyu. So hanyuma rero kuwushaka, niba uwushaka wajya kuri TikTok yanjye, mfiteho link ugenda ugakandaho ukagura uwawe mu gihe utuye hano muri Amerika. Ariko mu gihe utabishoboye nta kibazo, waza ukansangana box ukoresheje inomero yanjye iri aho ngaho, hanyuma ndabishyiraho information zose hano. Noneho ukagira gute, ukanyandikira kuri WhatsApp nkagukorera order, nkakubwira uburyo ushobora kunyohereza amafaranga nkagukorera order. Umuntu uba muri Amerika ni $80. Umuntu uba muri Canada ni $100. Umuntu uba muri Australia ni $150. Uba mu Rwanda, mu Burundi n'ibindi bihugu byose byo muri Afurika ni $180. Niyo nyoherereza, hanyuma bakabishipinga bakabizana ibya iwanjye, none nanjye nkabigushipingaho, niyo mpamvu bihenda. Ariko ugiye kuri TikTok yanjye birahendutse cyane, birakorohera kugira ngo ugire, kubera ko nawe bisaba yuko ugomba kugura membership. Ubwo rero ku bantu bashaka yuko mbagira inama mu rugo rwabo ku giti cye, umuntu ku giti cye, ni ukuvuga ko ahamagara kuri izo nomero mubona aho ngaho nazibahaye, arahamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp. Guhamagara ntago ari byiza, guhamagara reka ndongere mbisubiremo, guhamagara ntago ari byiza, ahubwo uranyandikira kuri WhatsApp tukumvikana gahunda. Mwabibonye aho ngaho, ku isaha imwe ni $50. Bwa mbere duhura nkumva ikibazo ufite mu rugo iwawe, hanyuma nanone twadesida guhura bwa kabiri, ariho nkubwira yuko ugomba kugenda kuganiriza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, kugira ngo bwa kabiri niduhura mube muri kumwe mwese mbagira inama hamwe. Isaha imwe ni $100. Nizere yuko bizabafasha cyane kunyishyura, no kubera ko bino bintu ntago mbikora nk'umuntu utari n'umwuga wanjye, mbikora professional. Nagiriwe amahirwe yo kubyiga, buri kintu icyo ari cyo cyose nza nkabahereza hano, ntago ari ibyo mba nikuriye mu mutwe wanjye. Ku mpano ndayifite yo kwigisha, ariko ibyinshi biva mu bitabo, biva mu byo nize. Badamu ndabazi, mwebwe baba banyu muzabitaho kuri uriya munsi mukuru w'abamama ku cyumweru, ariko abagabo burya ni ikintu kibagora cyane kugira ngo nabo biteho bamama babo. Namwe bagabo muri kundeba, namwe basore muri kundeba muri uyu mwanya, namwe bajene mukiri batoya muri kundeba muri uyu mwanya, guhereza impano mama wawe ni ikintu kimushimisha, yaba uri umunyafurika, yaba uri umunyamerika, uwo ari we wese aho yava akagera. Abamama dukunda yuko abana bacu iyo baduhaye akantu, nubwo wagenda ukagura igitumbuwa, nubwo wagenda ukagura bombo, nubwo wagira gute, nubwo wakora nk'ayo masaro nabwiye aba bana baba bari gukora amasaro, gukora envelope n'urupapuro ukarukora, ako kantu karagushimisha. Ndibuka yuko abana banjye bakiri batoya ku ishuri nabo barabibakoreraga, ugasanga yakoze
ubu ntuze yakoze nani ikarte yanditseho amagambo, yayidekoye, arayimpaye kuri Mother's Day, bikanshimisha cyane ko umwana wanjye at least yafashe izo mbaraga agakora ako kantu. Nk'iyo umugabo wanjye n'abana iyo bagize gutya kuri Mother's Day, always igihe icyo ari cyo cyose vraiment ni abantu banjye, igihe icyo ari cyo cyose barantetesha, bangura za gifti, baransohokana, ni ukuri pe, ibyo byo ni ikintu cyabo bishobora kuba byabacika tenga, ariko bo babimenye ko biri ngombwa. Ariko ndagira nkubwire ngo mama wawe akeneye yuko wamukorera akantu, nubwo wagenda ugasoroma indabyo hari hanze ukazimuzana ukamuhereza mu ntoki ukubwira ati happy Mother's Day, umunsi mukuru mwiza wa mama, biramushimisha. Rero ndabingingira, wa mugabo uri kundeba, wa mugore uri kundeba, wa musore uri kundeba, wa mukobwa uri kundeba, sibyo? Nawe wa mwana ukiri mutoya uri kundeba, umva yuko guhereza impano mama wawe ari buze kwishima cyane kurushaho. Iyi Mother's Day izaba gatangaza kuri mama wawe, wowe ukimufite. Nge mama wanjye yitabye Imana, ariko tengari ndashima Imana yuko nta na rimwe nigeze gute kuva namenya yuko hariho Mother's Day, kuko hari igihe tutajyaga tubimenya by the way, so kera hari igihe tutajyaga tubimenya, ariko kuva namenya yuko haba Mother's Day, naregerageza gukora uko kose mama akagira icyo agomba kubona. So ubwo rero namwe ndabahereza imbaraga, mugira icyo mugomba gukorera mama banyu kuri Mother's Day, sibyo? Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Niba ushoje kureba video yanjye, kora like, hanyuma nurangiza ukore komanteri, nurangiza usangize n'abandi, biraza kundyohera cyane. Imana ikomeze kukumbera umugisha. Ndabakunda cyane. Chantal Hakiza. Bye bye.